Tariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1990 ni imwe mu matariki akomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Kuri uwo munsi ku musozi wa Save mu majyepfo y'u Rwanda buni mu karere ka Gisagara hashinzwe misiyoni ya mbere ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Yashinzwe n'abamisiyoneri b'umuryango w'abamisiyoneri ba Afurika bakunze kwitwa les Pères Blancs cyangwa se White Fathers cyangwa se abapadiri bera. Ariko se abapadiri b'abazungu baje mu Rwanda bate? Bakiriwe bate n'umwami na rubanda? Niki by'umwihariko umwami wa gatanu Musinga yabatekerezagaho? Kuki mu myaka ya mbere abanyarwanda benshi batahise bihutira kwemera ubukristo, kandi kuki amashuri ya gikristo yabaye igikoresho gikomeye cyane mu gukwirakwiza amadini mu Rwanda? Kandi se byagenze bite ngo tugera ahibwe y'umuntu ko nta dini ubarizwamo yumva ufite ikibazo bikaba n'igitutsi ngo kabura idini? Ariko se kandi hejuru ya byose ni gute idini ryaje mu Rwanda nk'ubutumwa bwo gukiza abantu, ariko nyuma rigasanga rifite uruhare rukomeye mu bibazo bya politike, imibanire y'abaturage, ubutegetsi bw'abakoloni n'amacakubiri yaje kugira uruhare mu mateka mabi y'u Rwanda yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Uyu munsi turaganira ku rugendo rw'imyaka irenga 120 y'amadini mu Rwanda. Urugendo rwatangiriye Save mu mwaka wa 1900 rukanyura ku ngoma ya Yuhi Musinga, rukanyura ku ngoma ya Mutara Rudahigwa, rukanyura ku bakoloni b'Abadage n'Ababiligi, rukagera kuri Repubulika, rukagera ku cyiswe Revolution mu 1959, rukagera no mu mwaka wa 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iki kiganiro ntabwo kigamije gushimagiza cyangwa gusebya amadini, nta nubwo kigamije gushima cyangwa kunenga ubwami cyangwa se Repubulika. No gushaka kumenya amateka y'u Rwanda n'uruhare rw'amadini mu myaka isaga 120 ishize Kiliziya igeze mu Rwanda. Turifashisha ubushakashatsi bw'umugwiza bumenyi mu by'iyobokamana James J. Kani mu nyandiko yiswe Rwanda Before the Genocide, Catholic Politics and Ethnic Discourse in the Late Colonial Era, buvuga kuri Kiliziya Gatolika n'amateka ya politike y'u Rwanda. Ndetse twifashishe n'ubushakashatsi bwa Timothy Longman mu nyandiko yiswe Christianity and Genocide in Rwanda. Turifashisha kandi inyandiko z'amateka z'itorero ry'abapresbyterienne mu Rwanda, inyandiko z'itorero rya ADEPR hamwe n'inyandiko za Missionaries of Africa. Nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Idini ni uburyo bw'imyemerere n'imyifatire abantu bahuriraho basengeramo bagakurikiza amahame, imihango n'imigenzo bigamije kwerekana ubumwe no kwegera imbaraga z'ikirenga cyangwa se Imana. Mbere y'umwaka wa 1900 u Rwanda ntirwari igihugu kitagira idini. Abanyarwanda bari bafite uburyo bwabo bwo gusobanura isi, Imana, abakurambere, ubutegetsi n'imibanire hagati y'abantu. Imyemerere gakondo yari igize igice cy'ingenzi cy'umuco w'Abanyarwanda. Umwami yari afite umwanya ukomeye cyane mu buzima bw'igihugu. Ntibasanze iki gihugu kirimo icyuho cy'imyemerere, basanze igihugu gifite umuryango uteguye, ubutegetsi, umuco n'imyemerere byari bimaze igihe kirekire. Kuko abazanye ubukristo ntago binjiye mu Rwanda ngo basanga ari igihugu kidafite amateka. Abazungu bazanye idini, ikintu cya mbere batesheje abantu ni gakondo zabo, amahame yabo, imigenzo yabo n'imyemerere yabo. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 abamisiyoneri b'abakristo bari bamaze gukwira mu bice bitandukanye bya Afurika. Umuryango w'abamisiyoneri ba Afurika washinzwe na Cardinal Charles Ravigeri mu mwaka wa 1868 wari ufite gahunda yo gukwirakwiza ubukristo muri Afurika. Mu gihe abamisiyoneri bari baramaze gukora ibikorwa bitandukanye mu bihugu bituranye n'u Rwanda nka Uganda, Tanzania n'u Burundi, u Rwanda rwari rukiri igihugu batarakandagizamo Imana yabo. Musenyeri Jean Joseph Hirth ni umwe mu bantu b'ingenzi ku rugendo rwo kugeza ubutumwa bw'amadini mu Rwanda. Muri iyo myaka byari bigoye ko abanyaburayi baza mu Rwanda bikemerwa, kuko imibereho y'Abanyarwanda yari itandukanye n'iy'abantu bo mu bindi bihugu byari birukikije, bigora abapadiri bera kurwinjiramo kwikubitiro. Mu mwaka wa 1997 aba bapadiri bashinze misiyoni ya Katoke muri Tanzania, ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu gutegura urugendo rugana mu Rwanda kw'abamisiyoneri. Aho muri misiyoni ya Katoke muri Tanzania bahamaze imyaka 2 bashaka amakuru y'ubutasi ku Rwanda n'imibereho yarwo, nyuma ya kudeta yo ku Rucunshu yahitanye Mibambwe wa kane Rutarindwa, maze bamaze kuyagwiza bafata umwanzuro wo kwinjira mu Rwanda. Ku wa 15 Nzeri mu mwaka wa 1999 itsinda ry'abamisiyoneri ryerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Musenyeri Jean Joseph Hirth hamwe na Padiri Brad, Padiri Paul Barthelemy na Frere Anselme bageze ku ngoro y'umwami Yuhi gatanu Musinga. Mwibuke ko mu Rwanda rw'icyo gihe umwami atari umuntu usanzwe,
kandi abamisiyoneri bari bazi ko kugira ngo misiyo yabo igerweho mu Rwanda bagombaga kubanza kumenya uko ubutegetsi bw'igihugu bukora. Mu myaka ya mbere abamisiyoneri bari bafite icyizere ko nibashobora kwegera abayobozi n'abari bafite ububasha mu gihugu, ubukristo bushobora gukwirakwira vuba bikaborohera. Ariko ntabwo ibintu byagenze uko bari babyiteze. Kubera ko Musinga yanze kuyoboka ubukristo, byaragoranye ngo rubanda rwibone mu madini, bityo ubukristo ntabwo bwahise buba idini ry'abaturage benshi mu Rwanda. Icyo Yuhi Musinga yakoze, yemerera abamisiyoneri kuguma mu Rwanda kugira ngo bamufashe kurinda ubutegetsi bwe. Uko mu gihugu hari imitwe y'ingabo yagumutse ku mwami, uko yagiye ku ngoma muri kudeta yamennye amaraso y'umwami warazwe ingoma Mibambwe ya kane Rutarindwa. Kwemera abamisiyoneri kuguma mu Rwanda no kubaho ubutaka isave kwari kugira ngo bamwemerere umutekano cyangwa se bamufashe guhangana n'abataramushakaga. Ariko noneho abegeza kure y'ingoro ye yari i Nyanza, abaha ubutaka bwa mbere isave mu karere ka Gisagara uyu munsi. Kuva ku wa 8 Gashyantare mu mwaka w'1800 bashinga misiyoni ya mbere ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Save, ahantu hazwi muri Gisagara, yabaye itangiriro y'amateka mashya mu Rwanda. Nyuma yaho hashinzwe izindi misiyoni. Mu 1900 n'ubundi umwaka utararangira bashinze misiyoni ya Zaza. Mu 1901 bashinga misiyoni ya Nyundo. Hakurikiraho Rwaza, Mibirizi n'ahandi. Bigeze mu 1906 bashinze misiyoni ya Kabgayi. Umuyoboro wa misiyoni watangiye gukwira mu gihugu hose. Amadini y'ubukristo atangira gufata intera mu Rwanda, ariko n'ubundi umwami yanga kubatizwa ngo abe umukristo. Hari ikintu abantu benshi bibeshya iyo bavuga amateka y'ubukristo mu Rwanda. Batekereza ko abamisiyoneri bageze mu Rwanda Abanyarwanda bose bahise babemera. Mu myaka ya mbere y'abamisiyoneri, ubukristo mu Rwanda ntibwemeye kubera ko umwami ubwe yabwangaga urunuka. We n'abantu be mu Rwanda bari bafite imyemerere gakondo kandi bazi Imana ku mazina nka Rurema, Rugira, Rubasha n'ayandi. Abanyarwanda kandi bari bafite impungenge z'uko abapadiri bera bari bazanye idini rishya rigomba kuzana n'imico mishya. Ariko wikwe ko abamisiyoneri nabo bari bafite uburyo bwabo basobanukiyemo imibereho y'Abanyarwanda byibuze mu myaka imbere y'uko barwinjiramo. Mu ntangiriro abamisiyoneri bashyize imbaraga mu kwegera abantu bari hafi y'ubutegetsi bw'umwami, cyane cyane abatware n'abandi bantu bari bafite ijambo. Ibi biza no kugira ingaruka zikomeye ku mateka yaje gukurikiraho, kuko idini ryatangiye kuba ikintu gifitanye isano ya hafi n'ubutegetsi mu Rwanda. Abamisiyoneri b'Abagatulika bageze mu Rwanda mu gihe u Rwanda rwari mu karere kakolonizwaga n'Abadage. Bivuze ko amateka y'ubukristo mu Rwanda atashobora gutandukanywa n'amateka y'ubukoloni. Ni ibintu bibiri bigendana bidasigana. Abamisiyoneri ntabwo bari bamwe n'ubutegetsi bw'Abadage, ariko ibikorwa byabo byabereye mu gihe kimwe kandi rimwe na rimwe byabaga ari magirirane. Abamisiyoneri bashakaga gukwirakwiza idini, abakoloni bashaka gutegeka, ariko byombi byagize uruhare mu guhindura u Rwanda birugeza ku cyo rwabaye cyo mu myaka yakurikiyeho. Ntabwo Abagatolika ari bo bonyine bazanye ubukristo mu Rwanda. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, Abaprotestanti nabo batangiye kwinjira mu Rwanda. Abamisiyoneri b'Abaprotestanti b'Abaruteri batangiye ibikorwa byabo mu Rwanda hagati y'umwaka w'1907 n'1908. Mu 1907 niho itorero ry'Abaperesibiteriyani mu Rwanda rishingira inkomoko, nk'uko itorero rivuga mu nyandiko za Eglise Presbyterienne au Rwanda. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, abamisiyoneri b'Abadage baragiye, abandi bamisiyoneri b'Abaprotestanti baza gukomeza ibikorwa byabo. Haje andi matsinda arimo Abangirikani, Abadivantisti, Abapantikoti ndetse n'andi matorero menshi. U Rwanda rutangira kubona amarushanwa hagati y'amatsinda atandukanye y'Abakristo. Hari ikintu kimwe abamisiyoneri bazanye ndetse cyagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza ubukristo mu Rwanda, ni amashuri. Abamisiyoneri ntibaje kubwiriza gusa, bashinze amashuri, bigisha gusoma no kwandika, bigisha gatigisimu, batoza abarimu, batoza abigisha gatigisimu cyangwa se abakateshiste, bategura n'abazaba abayobozi b'amatorero. Ibyo nibyo byatumye ishuri riba ikintu gikomeye cyane mu Rwanda. Umwana yinjiraga ku ishuri kugira ngo yige, akahakura ubumenyi, ariko icy'ingenzi ku bamisiyoneri kwari uguhindura imyemerere, indangagaciro nshya n'ururimi rushya rwo gusobanura isi bijyanye n'uko abamisiyoneri babishakaga. Mu 1903 Isave habaye batisimu za mbere z'abanyeshuri cyangwa abantu bari baramaze kwigishwa imyemerere ya Gikristo. Amateka yerekana ko abantu bagera kuri 49
ari we wabatijwe bwa mbere i Save muri uwo mwaka w'1903. Ibu byumvishe wakumva ari umubare muto kuko abamisiyoneri bari bamaze hafi imyaka 3 bigisha ubukristo i Save. Ariko ku mateka y'idini ryari rishya mu gihugu, igihugu gifite umwami wanze kwemera Imana y'abazungu, umubatizo w'abanyarwanda 49 wari intambwe ikomeye ku bamisiyoneri nyuma y'imyaka 3. Kandi kuva ubwo umubare w'abakristo watangiye kwiyongera mu Rwanda kugeraho kuri uyu munsi bigoye kwiyumvisha ukuntu amadini twese yadutwaye, kugeza ku rwego njya numva n'ababijyaho impaka ngo bari mu madini y'ukuri ngo abandi bari mu madini y'ibinyoma. Abantu benshi iyo bavuga amateka y'ubukristo mu Rwanda bavuga cyane cyane abapadiri, ariko abagore nabo bagize uruhare rukomeye. Mu 1909 abihaye Imana b'abagore bazwi nka Sœurs Blancs cyangwa se White Sisters cyangwa se ababikira bera bageze mu Rwanda, bafashije cyane mu burezi, ubuzima, uburere n'iyogezabutumwa. Mu 1913 hashinga umuryango w'abene bikira, umwe mu muryango w'abihaye Imana b'abagore bafite amateka maremare mu Rwanda. Abanyeshuri b'Abanyarwanda batangiye kujya mu mashuri y'amadini. Mu 1917 hatoranyijwe kandi hahabwa ubupadiri Abanyarwanda babiri ba mbere. Abo Banyarwanda bari Baritazari Gafuku w'Izaza na Donati Reberaho w'Isave. Byari ikimenyetso gikomeye n'intsinzi ikomeye ku bamisiyoneri b'Abanyaburayi. Kiliziya yari itangiye kuva ku kubi y'abanyamahanga gusa, Abanyarwanda bari batangiye kwigiramo uruhare nk'abayobozi. Ariko hagati y'itorero n'ingoro y'umwami ibintu ntibyigeze byoroha. Uyu wa gatanu Musinga ntiyayisemera ubukristo, nta nubwo yigeze abwemera. Abamisiyoneri babonaga ko guhindura umwami bishobora gufasha guhindura igihugu, ariko Musinga yari afite impamvu zo kwitonda, kuko yarabibonaga neza ko inyuma y'idini ryazanywe n'Abanyaburayi hari izindi mbaraga zitwa ubukoloni. Umwami yari yaramaze kubibona ko abamisiyoneri n'abakoloni bari abantu bambaye imyambaro itandukanye ariko bagamije ikintu kimwe. Mu myaka y'1920 kugeza mu 1930 Kiliziya Gatolika yarushijeho gukomera mu Rwanda. Mu 1922 Vikariyati y'u Rwanda yatangiye kugira imiterere yihariye, kandi Musenyeri Paul Leo Karasi wari umubirigi, amwe mu bayobozi bakomeye b'itorero mu Rwanda. Muri iki gihe Kiliziya Gatolika yari yaramaze gukomera, yarubatse amashuri, yarubatse misiyoni, yarubatse amaseminari n'imiryango y'abihaye Imana, kandi yari ifitanye umubano ukomeye n'ubutegetsi bw'Ababirigi. Maze amateka y'u Rwanda atangira gukomera no kuba mabi, kuko Kiliziya ntiyari ikiri idini gusa, yari yarabaye n'ikindi kintu kimeze nk'ikigo gikomeye mu mibereho y'igihugu n'abanyagihugu bose. Abamisiyoneri b'Abanyaburayi kandi bagize uruhare mu gutangiza itangazamakuru mu Rwanda, banaryifashisha mu kugera ku ntego zabo. Mu 1933 hatangiye kwandikwa kinyamateka, cyabaye kimwe mu binyamakuru bifite amateka maremare mu Rwanda. Cyafashije mu gukwirakwiza amakuru, inyigisho za Gikristo, inyandiko n'ibitekerezo byose bishingiye hanini ku nyigisho za Kiliziya Gatolika. Kiliziya yari imaze kuba igice gikomeye cy'ubuzima bw'Abanyarwanda, ariko n'ubundi umwami Yuhi V Musinga yari ataremera ubukristo, ndetse ngo yabwiraga n'abana be kuzahirahira akajya kubatizwa, azamuvuma akazapfa rubi. Muri ya myaka Yuhi Musinga yanze guhinduka ngo abatizwe, Musenyeri Paul Leo Karasi yatangiye gukoresha rwihishwa Mutara Rudahigwa mu kuzahirika se ku butegetsi. Yamwigishije idini ararimucengeza, yemera no kuzabatizwa. Musenyeri Karasi yahise abwira abategetsi b'abakoloni b'Ababirigi bari muri Kongo mbirigi ko umwami Yuhi V Musinga atemeraga gukorana nabo, bityo ko bagombaga kumuvanaho bakamusimbuza umuhungu we wemeye kwiyegurira Imana y'Abanyaburayi. Mu 1931 Yuhi Musinga yakuwe ku butegetsi, acirwa i Kongo, ari naho yaguye mu mwaka w'1944. Ubwo mu 1931 umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyizwe ku ngoma ku myaka 18 y'amavuko. Rudahigwa yaje kwegera cyane Kiliziya Gatolika, aza no kubatizwa ku itariki ya 17 Ukwakira mu 1943. Ubukristo noneho bwakwirakwiriye mu Rwanda buba nk'inkongi y'umuriro y'umuki, kandi mu 1946 Rudahigwa yeguriye u Rwanda Kristo umwami. Ibi ikimenyetso gikomeye cyane cy'uburyo ubukristo bwari bumaze kwinjira mu rwego rw'ubutegetsi n'umuco w'igihugu cy'u Rwanda. Aha wakwibaza ngo kuki ubukristo bwatangiye gahoro gahoro mu Rwanda, ariko nyuma bukaza gukwirakwira vuba. Hari impamvu nyinshi. Imwe ni amashuri, indi ni ubuvuzi, indi ni imiyoboro y'ubucuruzi n'itumanaho. Mu gihe cy'ubukoloni, kuba hafi y'ibigo bya Kiliziya byashoboraga kugufungurira imiryango y'amahirwe mu burezi ndetse no mu kazi. Bityo rero kwinjira mu bukristo ku Banyarwanda ntibyari bikiri ikibazo cy'imyemerere gusa. Wavuga ko ariyo mahitamo yari akomeye rukumbi yavanaga abantu ku rwego runaka rw'ubuzima
akabageza ku rundi rwego. Bishatse kuvuga ko zari impamvu ahanini zishingiye ku mibereho n'ubuzima bwa buri munsi. Ubushakashatsi bwa Dr. J.J. Kani bugaragaza ko mu mateka y'ubumisiyoneri mu Rwanda habayemo ikibazo gikomeye, hari icy'uko abamisiyoneri basobanuraga imiterere y'abaturage b'u Rwanda. Ibitekerezo by'abanyaburayi ku bijyanye n'amoko byagize uruhare mu buryo bamwe mu bamisiyoneri n'abakoloni basobanuraga abahutu, abatutsi n'abatwa. Ibi ntibivuze ko ayo matsinda atarasanzwe ari mu Rwanda, ariko ko abakoloni n'abamisiyoneri batangiye kuyasobanura no kuyashyira mu byiciro bya politike n'imibereho byahinduye cyane uko abantu babonaga ayo matsinda. Timothy Longman nawe avuga ko mu gihe cy'ubukoloni amadini n'abamisiyoneri byagize uruhare mu gutuma ubwoko buba kimwe mu byiciro by'ingenzi by'imibanire ya politike n'imibereho y'u Rwanda, nk'uko bigaragara mu nyandiko iri ku rubuga rwa Cambridge University Press. Iki ni igice kiba kigomba kwibandwaho mu mateka y'u Rwanda, kuko ntitwakwiga amateka y'ubukristo mu Rwanda tutavuze n'ingaruka zayo mu mibanire y'abanyarwanda. Mu 1959 u Rwanda rwinjiye mu bihe by'imvururu zikomeye. Habayeho iby'amateka yitaho tu revolution cyangwa revolution mu 1959. Ibi ntago ari byo turi buvugeho cyane, ahubwo mbere y'iyo myaka y'1950 abamisiyoneri n'abakoloni b'ababirigi barakoranaga mu gutonesha abo mu bwoko bw'abatutsi bagapyinagaza abo mu bwoko bw'abahutu. Boherezaga abana b'abatutsi mu mashuri yihariye bakabigisha bagamije kubanimamo abategetsi bo mu bihe bizaza, naho abahutu ntibabone uburenganzira bwo kwiga cyangwa bakabajyana mu mashuri y'imyuga y'igihe gito. Ariko noneho bigeze mu 1950 abamisiyoneri bahinduye uruhande. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, muri Kiliziya Gatolika n'imiyoborere yayo mu Rwanda habayemo impinduka zikomeye. Mu Rwanda haje abamisiyoneri batandukanye n'abari bahasanzwe mu buryo bw'imibereho, batangira kwibonamo cya gice cy'abahutu bitaga ko cyari cyarakandamijwe. Mu mpamvu zatije umurindi uku guhindura uruhande kw'abakoloni harimo ko bari bafite ubwoba bwa politiki ya gikomunisme. Inkundura zo kwirukana abakoloni no kwigenga ku isi yose zari zegereje, maze abategetsi b'abatutsi bewe n'umwami Rudahigwa batangira gusaba ko u Rwanda ruhabwa ubwigenge. Abamisiyoneri batinya ko niba u Rwanda ubwigenge rucyuwe n'abatutsi bashoboraga kurugira igihugu kigendera ku matwara ya gikomuniste, no guhatira abantu bose gukunda igihugu cyabo no gukomera ku mico yabo, bakagabanya kwishora mu nyigisho z'abakoloni n'abamisiyoneri. Kiliziya yahise ifungura seminari zikomeye zirimo n'iya Nyakibanda, izirundamo urubyiruko rw'abahutu kugira ngo rwigishe ubumenyi butandukanye, runanategurwe kuzahangana n'abatutsi mu myaka iri imbere. Bimwe amateka yitaho tu revolution cyangwa se revolution mu mwaka wa 1959 nabyo byagizwemo uruhare rukomeye na Kiliziya Gatolika. Abacurabwenge ba revolution mu 1959 bose bigishijwe kandi batorezwa muri za seminari za Kiliziya Gatolika. Abo twavugamo ni Geregwari Kayibanda waje no kuba perezida wa mbere w'u Rwanda, na Joseph Gitera. Byavuye mu nyigisho z'abamisiyoneri n'icengeza amatwara ry'abakoloni b'ababirigi nyuma y'imyaka y'1950 nibyo byagejeje ku cy'amateka y'isi revolution mu 1959 cyangwa se the Hutu Revolution. Nk'ibyo byiswe revolution mu 1959 abatutsi benshi barishwe, abagera ku 120 barahunga. Ubushakashatsi bwa Dr. J.J. Kani bugaragaza ko muri icyo gihe abayobozi ba Kiliziya Gatolika bari bafite imyitwarire ivanze. Bamwe barwanyaga urugomo rwakorerwaga abatutsi, ariko muri rusange Kiliziya yari yarafashe uruhande ku mpinduka zari ziri kuba mu Rwanda. Kuwa mbere Nyakanga mu 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge, ubwami baburasenyutse, hashyirwaho repubulika. Ubukristo nabwo bukomeza kugenda bushinga imizi n'imiganda mu Rwanda. Kiliziya n'andi matorero byari bimaze kuba ibigo bikomeye mu buzima, uburezi n'indi mibereho ya buri munsi y'ubuzima bw'abanyarwanda. Amatorero n'amadini cyane cyane Kiliziya Gatolika byari bifite uruhare runini mu mibereho y'abanyarwanda. Uko abanyarwanda babanye n'ibibazo abanyarwanda bagize muri iyo myaka byose byari bifite ahantu bihurira n'amadini. Noneho mu 1990 intambara hagati ya RPF Inkotanyi na leta y'u Rwanda iratangira. Igihugu cyongera kuba mu bibazo bikomeye bya politike, ariko muri icyo gihe hari n'abayobozi b'amatorero bari batangiye gusaba ibiganiro, demokarasi n'amahoro. Mu 1992 abayobozi ba Kiliziya Gatolika n'amatorero ya Giprotestanti bashyizeho komite yiswe Contact Committee, yari igamije kugira uruhare mu gufasha leta n'abari bahanganye nabo kumvikana mu biganiro bya politike. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1994 kandi amatorero yari ari mu Rwanda yongeye gukorera hamwe ategura urugendo rw'amahoro rw'abakristo i Kigali.
Ibi ni ingenzi kubivuga kuko bitereka ko amateka y'amatorero mu Rwanda atari amateka y'uruhande rumwe gusa. Hari abayobozi b'abakristo bagiye mu ruhande rw'amahoro, hakaba n'abandi bayobozi b'abakristo bagiye mu ruhande rw'ikibi n'urwango. Reka noneho turebe kiliziya n'amatorero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Iki ni kimwe mu bice bikomeye cyane biteye agahinda mu mateka y'ubukristo mu Rwanda. Amatorero menshi yabaye ahantu abantu benshi bashakaga ubuhungiro, ariko kuri ayo matorero menshi yabaye n'aho abantu benshi baburiye ubuzima. Abatutsi bamwe biciwe mu nsengero basengeragamo, bishwa n'abakristo basenganaga nabo, abandi bicwa n'abapadiri babasomeraga misa. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko abayobozi b'amatorero, abakozi ba kiliziya n'abakristo bamwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari na kiliziya zasenywe zisenyerwa hejuru y'abantu bari bazihungiyemo, kandi bahahungiye bazi ko ariho Imana ishobora kubakiriza ubwicanyi ndengakamere bwari buri kubakorerwa. Amatorero menshi mu Rwanda yabaye ahantu habereye ubwicanyi bukomeye, ariko ntitugomba kuvuga ko abakristo bose cyangwa se amatorero yose n'amadini yagize uruhare mu mateka mabi y'u Rwanda kugera no kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo byaba ari ugusobanura amateka mu buryo bworoheje cyane. Hari abakristo batigeze bica abantu, hari abakristo bahisha abantu, hari abihaye Imana barinze abantu, nubwo twabonye ko hari n'abandi bihaye Imana bisha abantu. Hari abayobozi b'amatorero bamye bamagana ubwicanyi haba mu gihe cya jenoside na mbere yayo, kandi hari n'abandi bayobozi b'amadini bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko inyigisho z'abamisiyoneri n'abakoloni twavuga ko ari wo muzi w'amateka mabi wagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, amadini n'amatorero yahuye n'ikibazo gikomeye. Ni gute abantu bari bariciwe ababo, bamwe bariciwe mu nsengero na za kiliziya, bakicwa n'abakristo n'abapadiri n'abapasiteri bari kongera kwizera amadini n'amatorero. Ni gute mu madini n'amatorero ubutumwa bwo kubabarira bwashoboraga kwigishwa no kuvugwa nta kwibagirwa bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo kibazo cyari ingutu kandi cyari gikomeye. Nyuma ya jenoside amatorero menshi yatangiye kwibanda ku kwiyunga, bazana gahunda zo gusura abagororwa, bazana gahunda zo gufasha abarokotse jenoside, bakora ibikorwa by'inyigisho zigamije amahoro n'urukundo mu bantu. Nubwo ikibazo cyo kwemera uruhare rw'amadini n'amatorero muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda cyakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, bityo amateka y'amatorero n'amadini nyuma y'1994 ni amateka ashingiye ku bintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukwicuza, icya kabiri ni ugukira cyangwa se kubohoka. Nyuma y'imyaka irenga 126 kuva abamisiyoneri ba mbere bageze i Save, ubukristo ni kimwe mu bice bikomeye by'imibereho y'abanyarwanda n'uyu munsi, kandi ubukristo mu Rwanda bugira uruhare mu burezi, ubuzima, imibereho myiza, ubuhanzi, umuziki n'umuco w'u Rwanda. Ariko amateka y'ubukristo mu Rwanda arimo ibyasha byinshi, harimo ubukoloni, harimo politike, harimo amacakubiri, hakabamo n'uruhare rw'amadini n'amatorero muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyo dusubiye ku itariki ya 8 Gashyantare mu 1900, i Save tubona abantu bake b'abamisiyoneri bashinze misiyoni nto. Biragoye gutekereza ko iyo misiyoni nto yari gutangira urugendo rwari kuzagira ingaruka kuri miliyoni z'abanyarwanda kugera n'uyu munsi. Mu myaka yakurikiyeho kiliziya yubatse amashuri, yubaka amavuriro, ishinga amaparuwasi, yigisha gusoma no kwandika, yateguye abandi b'abapadiri n'abihaye Imana b'abanyarwanda, yagize uruhare mu mibereho na politike y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone amateka y'amadini yagiye ahura n'ubutegetsi bw'abakoloni, ubwami, repubulika, ibibazo by'amoko n'amacakubiri kugera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Niyo mpamvu kwiga ku mateka y'ubukristo mu Rwanda atari ukumenya gusa igihe abapadiri ba mbere bagereye i Save, ni ukuvuga amadini, ubutegetsi, uburezi, ubukoloni n'imibereho myiza y'abaturage byagiye bihurira hamwe mu kubaka u Rwanda rwo muri icyo gihe. Kandi ikibazo gikomeye si ukwibaza ngo ni ryari abanyarwanda babaye abakristo, ahubwo ikibazo gikomeye ni ukwibaza ngo ni icyo abanyarwanda bakoresheje ubukristo bamaze kubwakira. Kandi ubukristo bwahinduye iki ku banyarwanda n'imibereho yabo, kuko nyuma y'imyaka irenga 120 inkuru y'ubukristo mu Rwanda iracyakomeza. Save iracyahari, amatorero aracyahari, abakristo baracyahari, kandi amateka y'u Rwanda n'aya kiliziya aracyadusaba kuyiga, kuyavuga no kuyaganira uko yakabaye, tudafite ubwoba bwo kureba ibyiza n'ibibi byayaranze. Amateka ntabwo ari ibyabaye bishimishije gusa,
Amateka ni ibyabaye mu buzima bw'abantu byose, icy'ingenzi cyane kikaba icy'amateka yigisha abo mu bihe bizaza. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikindi muri description nagushyiriyemo amatariki y'ingenzi na link ushobora gusoma ushaka kumenya byinshi ku mateka y'amatorero n'amadini mu Rwanda. Njye nitwa Matare, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe.